yanyohereje abahanuzi akunga ko ntakarenze nkinangira umutima yego nkavuga nti wapi iyo mana bavuga izanyisangire nyibona amaso ku maso ubundi nyibyiri yego hanyuma nabaye ndi kugenda yansanze nkaho mu muhanda umupapa Nyagasambu twasenganaga kuri telefone akambwira ati rero mfite ikibazo mfite ideni ya 3,000,000 yego bazaza kuntereza kwa gatanu ati nshaka mbabarire gusabye inkunga unsengere ideni ndibona turakwinginze ngo wahimana ngwino bane na ngwino ugere arwayi ngwino ugere mu bitaro bya Musanze. Yego bakunzi ba Concord TV show nkuko nabwiye yuko ndi kwerekeza ku musozi wa Rusagara ngiye kwinginga Imana yo mwijuru kugira ngo ibane nanjye ngirire neza nsoze uyu mwaka wa 2025 neza ntangire 2026 amahoro ibi binabonye mu 2025 bisigara inyuma bigende nk'amahembe y'imbwa. No mpamvu naje kwiyambaza Imana kuko ibyo tudashoboye by'abavandimwe batadukorera ababyeyi batadukorera inshuti zitadukorera tuza kubyiyambaza tukabisaba Imana. Nageze aha rero mpahura n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa twasenganye tugirana ibihe byiza ndangije ndamusaba nti ibyiza nakubonyeho wanyemera nkabisangiza n'abakunzi ba Concord TV show nabo bakabibona uko ubundi bavuga ngo inshuti nziza igusiga indi kandi ntabwo imfura niyo musangira ntigucure ntabwo nanjye nanabonye ibyiza nindangiza ngo mbyihererane. Niyo mpamvu nje uri kuri mikoro nitwa Tubimana Concord tugiye gusaba nuri imbere ya kamera ngo atwibwire mukozi w'Imana Sashi amakuru ni meza batangira utwibwira ugire na courage. Murakoze. Yego amazina yanjye nitwaje neza Diane. Yego Diane umumama mfite umwana umwe. Yego nkunda gusenga. Yego nakunda naho tuwahuriye. Yego ndi umuhanuzi. Yego yego Dia utuye he usengera hehe? Murakoze nsengera muri ADPR Butete. Yego ndi umunyakidaho. Yego akagari na Kakayenzi umudugudu wa Rusisiro. Yego yego Imana iguhe umugisha duri hano ku musozi wa Rusagara kuki waje hano? Murakoze maze iminsi ndi gusenga. Yego waje gusengera ibyawe no gusengera iby'abandi kuko abantu tugomba kugira ute kuzuzanya. Imana ishimwe. None se ko witonze cyane uri mu bihe? Maze iminsi ndi mu bihe. Yego niyo mpamvu. Niyo mpamvu. Ariko murariraza tu murariraza biragenda bize cyane ko bwa mbere uje kwiba ibyuma. Niko bwa mbere uzi nanjye nk'ibijyaho bwa mbere yewe nanjye nawe gafite ubwoba. Nanjye no kubura ikiganiro bwa mbere nanjye numvise mfite ubwoba nyine navuga nise ubu ndaganiriza umuntu tuganira nk'iminota 30 nkabura ibyo kuvuga kuko bwari ubwa mbere. Akenshi iyo umuntu ari ubwa mbere nyine kazamo ariko humura. Ahubwo nteye ubwoba se? Yego ubwo nateye ubwoba rero ntugire ubwoba ubundi twiganirire ku mbaraga z'Imana. Diane wakijijwe ryari? Hasize imyaka irenga 3. Yego senga. Imana yankuye kure. Narindi mu isayo y'ibyaha. Yesu aransanga. Yarakoze. Aransanga narivuruguse mu byaha byinshi. Uwiteka aransanga. Yari yaranyohereje abahanuzi batandukanye. Hinangira umutima. Nkavuga nti se abo bahanuzi ntuma ngiye kutansanga ngo binyerekere. Imana mpurira na mwikorose. Yego dusangiza ubwo buhamya n'ukuri burubaka. Imana yansanze mwikorose. Ndashaka kukubyira ngo niyo uri kwivuruguta mu byaha garukiraho. Yego garukiraho ukurikire inzira ukiranuka. Yego yagusanze mwikorose bimeze gute bigenda ute? Yansanze mwikorose. Reka kureba bariya bari kugenda nje unyirebere nje turi kuganira.
yansanze mu ikorosi nivuruguta mu byaha byinshi bitandukanye. Yego. Ariko Yesu aransanga ankura mu isayo. Yego. Arangize arambye ati mwana wanjye. Ariko yaranyohereje abahanuzi akunga ko ntakarenze nkinangira umutima. Yego. Nkavuga nti wapi. Iyo mana bavuga izanyisangire nyibona amaso ku maso ubundi nyibyiri. Yego. Hanyuma nabaye ndi kugenda yansanze nkaho mu muhanda ni mu mujyi wa Kigali. Yego. Hanyuma imodoka ibihagaze aha niyenda ndavuga nti ariko mana ntimanza ari bya bindi by'abahanuzi bambyiye nkanangira ntimanza ntangira kwihana nihana ibyo nakoze n'ibyo ntakoze n'ibyo mu miryango byose ndihana. Yego. Ngiye kumva numva umuntu aravuze ati mwana wanje nkorera. Yego. Urimo umuhanda. Ndi mu muhanda. Wahuye n'izo modoka ebyiri zigiye kukubonga. Ndi ku ruhande. Ndeba hirya si umuntu ninde. Ndigendera. Nongera kumva ijwi nambye ati mwana wanje nkorera. Ati ibi bintu by'abarokore ntiwapi. Ndigendera. Yego. Ngiye kumva numva telefone biravuze. Sinari nyizi iyo numero nagiye kubona mbona niyo hanze. Ati dia aturi hehe. Ati ko ndi kugenda. Ati mani rambye ati va mu byo urimo unkorere. Yego. Ati hari ikintu nje kugukorera. Uwo muntu usara kwibwira? Yambye yasindamuzi. Nagwa muzi. Yego. Ndavuga nari ko man ntimanzi uri kunshaka. Naragiye ndakaraba. Maze gukaraba ntekanje gusenga. Baravuga ati rero abantu baje kwaki ariko bwa mbere baje gusenga nibahaguruka. Yego. Ariko no mu rusengero abagamo Satani tujya gusenga tugafata Bibiliya tukaja gusenga. Maze kwigisha ijambo ry'Imana atashaka kuyana ntisidi haniki. Ntengeye ntandihana ntiwapi. Undi mutima ati hana. Ngezaho ndagenda kugusirita ibirenge ndihana. Imana imbabarire iki niki. Ngiye kumva numva ijwi ramanutse ati nkorera inari ngushaka ndakubonye. Umuhanuzi ati ririri ati zominge ati Imana irambye ati ngo cana nguca. Yego. Pera aho ndayikorera ibyo narindimo ndabirambika. Yego. Ndavuga nti Imana nzakugwa inyuma. Nzakugwa inyuma. Ubu urugendo ndarukomeje. Yego. Yego. Utumwaho n'abahanuzi urinangira nyumuza kwemera. Yego. Urakizwa nawe uza kuba umuhanuzi. Impano z'ubuhanuzi zo zihawe ryari byo byajute? Murakoze. Nkuko nakubyiye ngo hasize nk'imyaka 3 hijijwe nsenga. Yego. Ntago byaziye kimwe ariko byagiye biraza gake. Yego. Nyaje gusenga nkakubona n'urugero. Yego. Nakubona ngafata ibyifuzo ngasenga nayagusenga gasengera umuntu nkawe akaba arampamagaye ati rero icyifuzo nsengeye cyarakemutse. Yego. Hari umupapa Nyagasambu twasenganaga kuri telefone akambwira ati rero mfite ikibazo mfite ideni ya miliyoni 3. Yego. Bazaza kuntereza kwa gatanu. Ati nshaka mbabarire gusabye inkunga nsengere ideni ndibona. Turagenda turasenga twurira Rusagara. Tubyira Imana ati Mana rero utubabarire ibyaha byo mu miryango. Yego. Ukore icyo uduha amafaranga twishura. Yego. Ngira mugati rero Imana hari ikibikoze. Ati ngo ngwiki ntari Imana ibikoze. Yego. Imana irambye ati zamuka. Ati zamuka ndazamuka. No mugabo arankurikira. Ati genda kuri turado tufu. Yego. Ndiyegamira ndasenga. Nabyo ati ndi kumva hari imirindi zo gutabara. Amen. Haleluya. Amen. Ati hari imirindi zo gutabara. Ati wowe mfite ubwo. Ati barantereza. Ati humura. Njye mfite ibyiringiro. Haleluya. Amen. Nuko turamanuka. Ageze mu rugo abarampamagaye. Ati nagwa shura boneka. Yego.
yazamutse aha ngaha nta bwishyu ntabwo ageze mu rugo Imana yakubwiye yuko buraboneka waba urabonetse aguhamagara ushima Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Burabonetse. Yego. Hari ibyifuzo tugendana rata. Abadukurikiye hari ibyifuzo tugendana, hari ibyifuzo tuzamukana imisozi zitandukanye, wiringira Imana izabikora. Haleluya. Amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yego. Imana ishimwe. Reka ro tunyaruke tugene mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Bibiliya wayishyize hariya, genda uyifate nta kibazo uze mu minota 5 tuvuge ijambo ry'Imana rwose ni karibu. Amena. Amena. Turareba Zaburi 103 wadufasha. Yego. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose, ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tumaze kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. 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 Mana y'amahoro nishimwe, Mana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Amen. Iri jambo nta turaritindaho cyane, tumaze kumva ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Diane, Imana iguha umugisha kubazamutse uyu musozi tukahura tugasenga, tukadukoze n'iki kiganiro. Tugajye ku musozo, ugiye gutanga nimero ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yaguhamagara. Ni karibu. 07. Murakoze. 079. Yego. 1. Yego. 53. Yego. 125. Amazina ni Diane. Uwajeneza Diane. Uwajeneza Diane. Tugiye gusenga kugira ngo Imana itabara barushye, tuzasoze uyu mwaka neza kandi tuzatangire undi amahoro. Reka dupfukame twiyambaza Imana. Ni karibu. Uwiteka Imana yacu, Mana igira neza, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, nyakuba Imana data wa twese, turakwinginze ngo ngwino uganze utegeke, izina rya nirishimwe, izina rya niryamamare kuko umukozi w'umuhanga. Uwiteka Imana dusengeye abarwayi, Uwiteka turaguhamagaye, turakudevaya, turakwinginze ngo nyakuba Imana ngwino ubane natwe, ngwino ugere arwayi, ngwino ugere mu bitaro bya Musanze, ngwino ugere bitaro bya Kanombe. Uwiteka Imana turaguhamagaye, turakudevaya, turakwinginze ngo nyakubaha Imana data wa twese, ukuboko erekane. Turakwinginze ngo rata Kristo, rata Yesu dosayini, turakudevaya, turakwinginze ngo nyakubaha Imana ayiwe uri Kristo, izina rya nirihabwe icyubahiro, izina rya nishirwe hejuru kuko uri umukozi w'umuhanga. Twarakubonye turi mu bikomeye, turakubona Uwiteka Imana data wa twese muri aka kanya. Haleluya. Turakwinginze ngo nyakubaha Imana ngaho ngwino ubane natwe, uturengere, uduhagarare kuko uri umukozi w'umuhanga. Ugere ku gihugu cyacu, ugiha amahoro. Uwiteka
amina Kristo turakwingiza nyakubaha Imana ngwino ubane natwe kuko uri umukozi w'umuhanga amen amen.